na marira nugukirana nyine kuko ugahomba mu gihe cyo kunguka ugashoma mu gihe cyo gukora ugasenya mu gihe cyo kubaka nugukirana nugukirana wowe ukabaho mu buzima butagira ishusho kandi wowe uriho ufite ishusho noneho ishusho yawe ikabaho mu buzima bwo kubura icyerekezo kubera iki hari n'igihe utaraguza ariko ukaba wararagurijwe hari n'igihe utaterekereye ariko waraterekereshejwe utara mu minsi yawe ukavukira muri iyo dimension muri iyo myuka igisekuru cyawe iyo generation ikaba iyo kukubabaza kubera iki ko umuntu ashobora kujya ku bapfumu bakamuha inyenyeri yanje yundi dufati yanje yego dufate n'iseta kajyayo yego bakamuha inyenyeri yawe yego nje nkabaho ubuzima bubabaye butagira icyerekezo kuko icyerekezo cyawe bagihaye undi icyerekezo cyawe cyanje wowe ugifise cyangwa uwundi agifise noneho mbaciye mu ijambo mushumba gatoya impamvu nanjye bampaye inyenyeri yawe nuko nagiyeyo ntagira icyerekezo yego bisaba ko bampa icyerekezo cyawe nukuvuga nawe bishobora kuba baragitwaye nanjye nyine ubwo bishobora kuba baragitwaye bakanguranira bakampa icyundi nasabye umwana Imana ndamubura ngiye ku mupfumu ampa umuti ndabyara ibyo bintu bigenda ntabwo umupfumu siwe wamuhaye umwana Yesu ashimwe bene data bakunzi kandi bibi biganiro bica kuri icyano ya Apostle Nuru niyo nkuru nongeye kubishimira kandi ndabanezererewe ubugira kandi nkuko bisanzwe nitwa Apotre Nuru niyo nkuru bitewe nuko ubyumva ni pasiteri Yesu abahezagire nagize umugisha wo kuba ndi muri kino gihugu nakoze urugendo nje kuramukanya ariko noneho mfite ibingenza nkuko twabanye muri cya kiganiro cya mbere twari kumwe n'uyu mukozi w'Imana mubona twicaranye hano tubana nawe mu ntumbero yo kugira ngo adutahuze ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubutumwa bwiza nkuko twatangiye mu kiganiro cyashize rero Imana nibahezagire Imana ibiyereke dukomeze gushimira ababandanya kugira subscribe kugira ngo ubu butumwa bwiza bugere ku bandi mu mpande zose twiyegereje rero abari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda nicayemwo abari mu gihugu naje nturukamo cy'u Burundi Canada Amerika Ububirigi eka ndetse na Europe yose n'ahandi hose mubasha ubutumwa kubashikira reka tuvuge ngo amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu amen twagarutse rero umukozi w'Imana yego mu kiganiro gishize twari ko tuganira ku nyenyeri kandi by'ukuri urabona ko abantu baranyotewe barakeneye gutahura inyenyeri uko bibwe uko zanyazwe n'ibindi ariko n'ubundi nk'uko bisanzwe abana b'Imana mbere yuko dutangura ibintu byose tubanza Imana imbere kuko itatuyoboye nta na kimwe twogeraho nukuri reka rero n'ubundi unyemerere ubanza uramutse abakunzi b'icano nabonye ari benshi bakuzi komantere zabo reka ndetse n'abakubonye barakwishimiye baranezerwa Imana ishimwe none rero ongera n'ubundi baramutse kandi icyo dusengera kugira ngo twinjire muri uyu mwanya yego ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi tunejejwe n'Imana ku bwa mushumba Apostle wageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tujya dukunda kuvuga mu Rwanda ngo akayibona igeramo batwakiriye neza turi Bujumbura natwe turi gusenga kugira ngo Imana ikomeze kubidushoboza kandi mugubwe neza mu bamahoro muri hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali rero nsuhuje abantu badukurikiye kuri yicano bari mu mpande zose zitandukanye n'ukuri ku mutima wacu biriho hariho urukundo turuvuze ruturiho kandi ndagira ngo mbabwire ngo urukundo rukundo rundi impamvu tubakunda nuko mudukunda kandi impamvu namwe mudukunda
nuko natwe tubakunda. Rero amahoro n'umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu, Imana ubasakazeho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka mbigombe dutegura imitima yacu, dusenge aho uri, icyo wari uri gukora wumve ubaye stable kugira ngo dufatikanye gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yatumenye kera. Wabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, nkumenye utaraba n'urusoro, urangije uramubwira ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yandi magambo Yeremiya we yimenye ari uko amaze kugira ubwenge akuze, ariko we wari umuzi ataranabaho. Natwe nuko byagenze. None turagusabye kugira ngo udukoreshe icyo waturemeye mu izina rya Yesu. Uyu muntu uduteze amatwi yumva icyo wamuhamagariye ko yumva, kuko umugisha wo gufungura kuri iyi cano agiye kumva ijambo ryawe n'umwe, n'umugisha wo kumenya icyo washakaga kuvugana nawe ni ikindi. Ariko icyo dusabye ni ukugira ngo uhe ubugingo bwacu kunguka, utere imibiri yacu kubohoka, icyerekezo cyacu tukibemwe amahoro, kandi tugere ku ntego y'ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Tubisenze tugushima ku bwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. 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 Bene data, Imana nibaha umugisha, kandi impamvu tuvuga bene data muri Kristo Yesu, nukuri niho dukomoka twese. Yego, Kristo ni umwami wacu, twese turamwemera. Reka rero ngusabe, niba uri kurankurikira cyangwa ugiye gukurikirana iki kiganiro ngiye kugirana n'uyu mukozi w'Imana, ntubyihererane. Nubona kigufashije, ukihe n'uwundi, utumire n'uwundi kuza kuri iyi cano, ukicana icyaho ubutumwa bwiza, nta bindi, nta politike, nta oya, ducishaho ubutumwa bwiza, kuko niko Yesu yatubwiye ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza baremwe, mubahindurire kuba abigishwa banje, abizera mubabatize. Nuko ukeneye ubufasha, ukeneye icyo twogufasha, izo nimero nicyo zishinzwe, ni ukugufasha mu buryo bwo kukuyobora mu gusenga, mu kwihana se, mu kukuyobora mu nzira y'agakiza nk'uko bimeze. Yesu aguhezagire, kuko ijambo rye riravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, niko muri byaririmbye. Rero nicyo tubereyeho. Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana Anicet, turakwakiriye. Murakoze cyane. Nubwo watwakiriye ariko turakwakiriye muri iki kiganiro. Murakoze. Twakoze urugendo runini tuje kukuraba kugira ngo n'ubundi ukomeze udutahuze ibyo wariko uratwigishaho mu gikorane twakoranye cyangwa igiterane twakoranye i Bujumbura. Hariho inyigisho yahaciye kandi abantu benshi irabakora ku mitima. Rero hari ibibazo bagiye bambaza byinshi, bimwe nkabibonera inyinshi, ibindi nkazibura, bitewe n'uko irihishurirwa niwe warihawe. Rero buriya biragora kenshi gusobanurira ihishurirwa ry'umuntu atari we warihawe. Ni mu rwego twakoze rero turavuga tutireka tukurondere dukorane iki kiganiro. Ubushize twavuze ku nyenyeri, gusobanura inyenyeri icyo ari cyo, ndetse ni gute umuntu inyenyeri ayihabwa, mbega birashoboka ko umuntu yatakaza icyerekezo cy'inyenyeri. Twashoreje ahantu twari ko tuvuga ngo inyenyeri ishobora gutwikirwa. Yego. Kandi twari ko tubona ko inyenyeri ntizima, irakomeza ikaka, ariko iyo itwikiriwe ishobora kutaboneshereza uwo yagomba kuboneshereza. Aha niho twashoreje. Nagira ngo rero tuhahere tuvuga ngo ni iki gitwikira inyenyeri kugeza ku rugero itabikiboneshereza umwana w'Imana ngo imwereke icyerekezo cy'ahagomba guca. Murakoze. Bwa mbere twabonye ko inyenyeri ari icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu, kandi twabonye ko abantu bose bariho, buri muntu wese agira inyenyeri ye, kuko inyenyeri y'umuntu niyo imuha icyerekezo cy'ubuzima bwe, jisite niyo ikonekita umuntu n'impamvu y'Imana ku buzima bwe. Bivuze ko buri muntu wese, ko Bibiliya iravuga ngo turabe Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Umuntu ashobora kuhita yibaza, hari umuganga wo muri Kuwait yigeze yabimbaza, twari kumwe hano kuri Faisal, arambwira ngo niba Imana ibaho ngo kubera iki mbabara. Ndamwana igitangaza si ukubabara
igitangaza s'ubuzima wanyuzemo, yanyuze mu mibabaro myinshi, arayimbwira, arongera aranarira. Dayeri birumvikana ko agifite ibikomere byabyo, arangije arambwira ngo Imana ntayihari. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, naramubwiye ngo igitangaza ntabwo ari uko wababaye, ahubwo igitangaza ni uko utapfuye kandi warababaye cyane. Yakomeje kukuzigama kugira ngo ubeho, imbaraga yakoresheje kugira ngo ikomeze ikurinde nizo zigaragaza ubumana bwayo. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, hari umuntu uriho mu buzima bumugoye, mu buzima bubabaye, aribaza ngo kuki Imana yandemye. Reka mubwire ngo ntabwo Imana yari yamuremeye kubabara gutya. Yobu we yageze mu bigeragezo, hari amagambo tujya dusoma muri Bibiliya tukayita amagambo y'Imana kandi ari amagambo y'abantu. Urugero nka Yobu ari kubabara, yahuye n'inshuti mbi nka ba Elifazi, ba Biludadi na Zofari, deja n'umugore wa Yobu baramubwira ngo n'abamarayika b'Imana bandi babonamwe amafuti. Ntabwo ari ijambo ry'Imana nubwo turigenderaho. Noneho Yobu agera ku rindi jambo aravuga ngo uwabyawe n'umugore arama igihe gito, ngo nacyo cyuzuyemo imiruho. Ntabwo ari ryo hame, ahubwo nuko yari iyo shusho iri mu buzima bwa Yobu, yabivugishijwe n'imibabaro imuriho. Muri make ni ya majambo dutegwa n'ibikomere. Urakoze cyane. Noneho bisobanuye ngo n'uyu nguyu uri muri ibi bihe bibi, reka nkubwire ngo byashobora guhinduka. Imana ishimwe cyane. Birahinduka kuko wanditse yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, nyamara bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko se niki cyatuma impundu zivuga? Ni uko uhura n'inyenyeri yawe ukagera mu cyerekezo cy'Imana yakuremeye. Kimwe mu byo nshima Imana tutaragira kuri iyi ntego nuko no mu mibabaro yacu Imana idufasha. Amen. Ko Yesu yaravuze ngo nzajya mbafasha no mu mibabaro. Yemera kudufasha mu mibabaro, ariko ntibishimye ko duhora tubabaye. Ko ntabwo ari ko Imana ishaka, siko Imana ishima, gusa bitubaho rimwe na rimwe. Rero ibyinshi bituriho biterwa nuko inyenyeri yacu yatwikiriwe. Hari ibintu bitatu rero bitwikira inyenyeri. Ikintu cya mbere ni ukuraguza. Kuraguza biri mu byiciro byinshi bitandukanye, harimo uburyo bikorwamo kubandwa no guterekera, hanyuma ariko kandi bikagendana, kuko kuraguza bivukana cyangwa se biri kombine no gusenga ibigirwamana. Kuko gusenga ibigirwamana nabyo biri mu cyiciro cyo kuraguza, biri mu cyiciro nanone cyo guterekera cyangwa kubandwa. Noneho ibyo ni ibintu bibiri bifatanye muri kimwe. Ikindi gituma inyenyeri y'umuntu itwikirwa ni ubusambanyi. Cya mbere ni ukuraguza, cya kabiri ni ugusenga ibigirwamana. Noneho reka ibi bintu duse n'ababikomozaho gatoya. Kuraguza ni ukwaka Imana itaboneka yo mu mwijima icyerekezo. Ni ukwaka Imana itaboneka yo mu mwijima ukayaka icyerekezo, ikaguha icyerekezo cy'ubuzima. Noneho gusenga ibigirwamana ni ugusenga Imana iboneka. Gusenga Imana iboneka ariko itabona. Gusenga Imana ureba yitakureba. Ugasenga Imana wavuga ariko yitavuga. Ugasenga Imana wasanga ariko yitagusanga. Ugasenga Imana wakora ariko yitagukorera. Ibyo ni ibintu bitandukanye no kuraguza. Uko ni ugusenga ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana ni ikintu ureba ariko cyo kitakureba. Noneho hari n'icyo ushobora gusenga kikureba, kuko abantu benshi abize biology barabizi ko amaso arareba ariko si yabona, habona ubwenge. Yego. Noneho hari n'abasenga ibireba ariko bitabona kuko bitagira ubwenge. Hari abantu basenga inzoka, hari abasenga inka, hari abasenga imbwa, hari abasenga ihene, hari n'abasenga inkwavu. Ibyo mvuga abantu benshi barabizi ko hari n'iminsi mikuru twizihiza muri Bibiliya, abandi bagaterekera inkwavu n'ibiki. Nko muri Hollande abariyo baradukurikirana kuri Pasika, bazi ibyo bakora ku nkwavu n'ibindi bintu runaka. Hari n'izindi nyamaswa twebwe tutabona, hari na za dinosaures zacitse zitaboneka ariko zabagaho abantu bagenda basenga. Uko ni ugusenga ibigirwamana. Ni ikintu kiriho ushobora kugira uruhare rwo gukora cyangwa se no kukica ukaba wakica kigapfa. Biba bisobanuye ngo Imana yawe uyirusha ubushobozi.
noneho hakaba rero n'ubusambanyi. Ubundi ubusambanyi Bibiliya yaravuze ngo ni icyaha Imana yanga urunuka, ngo kuko gikorerwa imbere mu mubiri. Ntabwo ari uko ari umubiri winjira mu wundi, oya, ahubwo ni muri dimensiyo y'imbere mu bitekerereze y'umuntu mu mubiri. Kibera mu isanzure ry'ibitekerezo. Noneho iryo sanzure ry'ibitekerezo ni ikirere, reka mvuge ngo ni ijuru ry'imyuka mibi. Munyihanganire mbisobanure gutya, iri juru ry'imyuka mibi niryo juru Satani n'Imana bahuriyemo mu gitaramo cyari gishojwe cy'amasengesho igihe Yobu n'Imana bahura. Ko Bibiliya iravuga ngo Yobu yaravuye mu Plutôt Satani n'Imana, munyihanganire sorry, bahura bavuye mu iteraniro Yobu yararimo. Satani abwira Imana ngo mvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo. Iryo ni ijuru Satani ashobora kukugiriraho imirimo akagukoreraho icyo ashaka. Umupfumu arakwerekwa akaba yanahakubohera, umuhanuzi arakwerekwa akaba yanahakuvumira cyangwa akahakuvumurira. Ibyo ni ibirere bibiri Satani akoreramo, imyuka yombi ihuriramo. Ari umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani muri icyo kirere. Noneho nshimye kubinyura in deep, ntabwo tutinda, abanyumva Imana idufashe tubibyaza umusaruro. Ahangaha Imana yakoreyemo inama ubugira gatatu, inama y'agakiza mu ijuru. Ndagira ngo abantu bose mukurweho urujijo, mubanze mwumve ikintu cyitwa inama. Ubundi nta nama iba mu bantu bahuje, inama iba mu badahuje bari gushaka icyo bahurizaho. Niba harabaye inama rero, birumvikana ko abajyaga inama ntibari bahuje, bashakaga icyo bahurizaho. Murakoze. Ubwo birumvikana ko bahahuriye badahuje, bashaka icyo bahurizaho. Niyo mpamvu habayemo guparticipa kwa bamwe na bamwe. Imana iravuga ngo ntihagire uwacungura umuntu. Imana ishimwe ko yabuze hakaboneka Imana ubwayo, akaba ariyo yicungurira. Noneho indi nama yahabereye ni igihe Satani atabwa mu isi. Bibiliya iravuga ngo hamanuka 1/3 cy'abamarayika bamanukana na Satani, abo ni abitwa demons, ni itsinda ry'abadayimoni. Hasigara abatari ku ruhande rw'Imana ntibabe no ku ruhande rwa Satani, abo bitwa sekibi, nibo twita devil. Noneho haboneka n'abari ku ruhande rw'Imana bagabanyije muri bya byiciro 24 ushingiye ku bakuru 24 babayobora. Simpatinda aho ngaho. Hakaba n'ikindi cyiciro cy'inama yabaye umunsi wo kugupfa kwa Ahabu. Bibiliya iravuga ngo Imana ikora inama, baravuga ngo Ahabu bigende bite, ngo umwuka ushukana uyobye. Wari muri iyo nama y'Imana? Yego, kuko waravuze ngo ndagenda nshuka Ahabu. None Imana igira umwuka mubi? Ntabwo nyumvisha uko nabivuze, ntabwo munyumvisha uko nabivuze. Umwuka uyobye wari uri muri iyo nama, uraparticipa, ubwira Imana ngo najyayo nkamushuka. Noneho Bibiliya zacu ziravuga ngo umwuka uyobye uva ku Uwiteka, ntabwo ari Imana iwutanze, ahubwo uvuye muri iyo nama. Imana nawe yari ihari. Kandi reka mbabwire ngo umwuka ajya aba mu nama z'imyuka mibi. Uti gute? Bibiliya iravuga ngo bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranyije. Kubera iki yamenye ko bateranye? Nuko yamenye nawe yarahari amenye iby'izo nama. Noneho nshimiye Imana ko umwuka w'Imana ajya tubera mu nama abarozi batugambaniye mu babi, akatugirayo, noneho akahaba kugira ngo arogoye inama zabo, cyangwa tumenyeshe imigabo yapanze. Yego, tubashe kumenya uburyo dufata amadefanse. Imana ishimwe. Rero Imana ihatubera kandi inemera kuhaba, atari uko ishaka gufatikanya n'iyo myuka, ahubwo ari uko igira ngo irogoye inama zayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu baterana bakavuga ngo urapfa, Imana ikavuga ngo noneho baho. Ikora ikinyuranyo n'icyo bapanze, kuko yarize imigambi yabo. Imana ihimbazwa. Noneho rero uwo mwuka umanuka kuri Ahabu, bavuga ko wavuye ku Mana, ariko siyo yawutanze, ahubwo icyo Imana yakoze yakuyeho uruzitiro icyari gikingiye Ahabu, cyatumaga imyuka mibi itamugeraho. Imana yagikuyeho, imyuka igera kuri Ahabu.
agwa mu igare. Nagiraga ngo mbabwire rero icyatwikira inyenyeri y'umuntu n'icyitwikira guterekera ari bwo bupfumu, kuko abaterekera bose burya si abapfumu, ariko baba bari gushyira mu myanzuro imirimo ya gipfumu. Kandi igipfumu ni ijambo ry'ikinyarwanda rituruka ku ijambo gupfumura, ni ukuvuga ngo ni abareba kure hirya. Niba aha hari igikuta, hirya y'igikuta, yes, agapfumura akamenya ibihishwe biri hano, ariko atatoboye. Niho iryo jambo ubupfumu rituruka. Niyo mpamvu n'umuhanuzi bashobora kuvuga ngo ni umupfumu, si uwa Satani, ariko arapfumuye, ararebye. Noneho iyo umuntu yaterekereye aba ari kugirana amasezerano n'indi mana itaramuremye, aba ari gushyikirana n'Imana itaramuremye. Kubera iki guterekera, kubambwa no kuraguza bibaho? Bituruka mu bakarudaya. Aba bakarudaya babyarwa n'imyuka iboneka mu gice cya 6 cy'itangiriro, ariyo myuka mibi yaryamanye n'abana b'abantu. Bibiliya zacu zivuga ngo ni abana b'Imana. Ni impamvu bavuze ngo ni abana b'Imana, ni uko ari abamarayika baje bambara umubiri, bakora raporo sexuelle, birakunda. Ntibavuze imyuka kuko nta mwuka ubyara, bavuze abana kuko bari bambaye imibiri. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ni abana b'abantu, ni igice cya 6. Ngo ariko havuyemo urubyaro ngo rwari ibirangirire. Bibiliya iravuga ngo nizo za ntwari za kera, ahandi Bibiliya ibita ibihanda, ahandi ngo nibo batukaga Imana. Noneho kuko abantu babyawe n'iyo myuka bari bahari, nta buryo bari gusabana nayo bataraguje. Kuko ari imyuka itumvira Imana, kuko ari imyuka ifite n'ubutware. Mushumba, aka kantu mukibuke, ifite n'ubushobozi. Pawulo yayibwiye Abefeso ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni iryo juru twavugaga, ntabwo ari ijuru ry'Imana ry'inyama n'amaraso. Noneho iyi myuka itanga ubutware, ifite ubushobozi. Reka tuhasome Abefeso 6:12. Abefeso 6:12 haravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iy'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Gukirana nayo ni igihe umuntu aguma ariganwa. Igihe wari guseka ukarira amarira, kandi ashobora kuba atari n'ayawe, ukayarira atari ayawe, kuko watanze umunezero wawe, kuko umunezero wawe wanyazwe, ugasigarana amarira. Ni ugukirana nyine, kuko ugahomba mu gihe cyo kunguka, ugashoma mu gihe cyo gukora, ugasenya mu gihe cyo kubaka. Ni ugukirana. Ni ugukirana, wowe ukabaho mu buzima butagira ishusho, kandi wowe uriho ufite ishusho. Noneho ishusho yawe ikabaho mu buzima bwo kubura icyerekezo. Kubera iki? Inyenyeri yawe yaratwikiriwe. Tugataka ukamenga ntitwumve, ugataka ukagira ngo ntiwumviswe, kugeza igihe Daniel ashobora gutaka iminsi 21 n'ibisubizo bikaza bigafata. Mubwira ngo ubaye iki Daniel? Birasobanuye ngo nta mpamvu yari gutuma ataka, kuko kuva umunsi wa mbere uvuga ibyo usaba byaraje. Ariko ntibimubujije gutaka, akomeje arira. Urugo rwaraje, ariko kurugeramwo no ni ikibazo. Akazi karahari, ariko kugakora. None se wageze ngo uyu muntu agumiwe kuko umugabo wa adahari? Arahari. Umugore warahari. None se ubura akazi se kuko wabuze akazi? Ariko hari n'ababuze abakozi. Kubera iki? Urasabwa ko inyenyeri yawe twikururwa kugira ngo iguhe icyerekezo, bimwe utari kugeraho wari kugeraho, kandi byawe ubigereho. Ariko kubw'iyo mirimo yose hari n'igihe utaraguza, ariko ukaba wararagurijwe. Hari n'igihe utaterekereye, ariko waraterekereshejwe.
utara mu minsi yawe ukavukira muri iyo dimension, muri iyo myuka, igisekuru cyawe, iyo generation ikabi yo kukubabaza kubera iki? Ntabwo wabigizeho uruhare. Yeremiya yarabivuze mu maganya ya Yeremiya 5:17, yaravuze ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, ngo none twebwe twikoreye ibicumuro byabo. Mu yandi magambo uri kuzira ibitari ibyawe, kuko ubarurirwa muri bamwe bagiye kwitanga batwikira inyenyeri yawe. Yesu we, nicyo gituma inyenyeri twikirirwa. Kandi iyo umuntu ari gusambana n'undi, burya baba bameze nk'abari mu gihango, mu masezerano nabwo yo kuramya. Iyo kiriya gikorwa atari igikorwa cy'umugisha, kuko yari igikorwa cy'umugisha Imana igitangiramo abana b'umugisha, yatari igikorwa cy'umugisha Imana igitangiramo umwana uzavumwe akakira umugisha w'imirimo ye. Icyo nacyo murakizi ko hari umuntu uvuka avumye. Dore buryo umuntu avuka avumye, nk'umupfumu ujya kuraguza, nk'umuntu ujya kuraguza ku mupfumu bakamuha umwana. Birashoboka rwose. Umupfumu atanga akazi, umupfumu atanga umwana, umupfumu atanga ubutunzi, ntabwo aburema. Ariko hari akazi wari ufite wowe, urakariganwa, uwakakuriganyije agahundi. Iyo umuntu afite ubushobozi bwo kukuriganya, aba afite n'ubushobozi bwo gutanga ibyo yakuriganyije. Niyo mpamvu hari abantu tujya dusengera bagakira ubugumba bakabyara, bari bariganijwe. Ariko twinjira mu butware, tubohora icyo bariganyijwe, icyo bibwe turakigaruza, turangije turakimusubiza. Ubundi cyari kirahari, si kiremwe uwo munsi. Ntabwo kiremwe, kirahari. Ahubwo ya myuka yo mu kirere yaragiye irabifata. None se amasengesho ya Daniyeli yageze ku Mana, asubijwe, ibisubizo bye birafatwa. None munsubize, uwafashe ibisubizo bya Daniyeli ntibyari gushoboka ko abiha abandi? Byari gushoboka. None kandi ndagira ngo mbabwire ngo twebwe turasenga mu izina ry'Uwiteka, hakaboneka n'abaraguza mu izina rya Satani. Birumvikana ko uwafashe ibyacu yabiha n'uwagiye kubisaba mu bapfumu. Aha niho nagira nyene tugaruke. Yego. Aha niho nyuma yuko dutahujwe tumenye ngo mbega ni ibiki bitwikira inyenyeri. Twabonye ubupfumu, tubonye ubusambanyi, tubonye no gusenga ibigirwamana. Kandi ngira ngo kubigaragara twagerageje gusobanurirwa. Utatahuye muri comment ashobora kwandika icabaza, nacyo tuzokimuhera inyishu muri comment. Ariko noneho aha niho nyene nagira ngere, nyuma yuko inyenyeri y'umuntu itwikuruwe, itwikiriwe, twumvise ko waratwigishije uratubwira ngo abadayimoni cyangwa iyo myuka dufate abarozi, dufate abapfumu, ko umuntu ashobora kujya ku bapfumu bakamuha inyenyeri yanje y'undi, dufate yanje, dufate n'iseta akajyayo, bakamuha inyenyeri yawe. Nje nkabaho ubuzima bubabaye butagira icyerekezo, kuko icyerekezo cyawe bagihaye undi, icyerekezo cyawe cyanje wowe ugifise cyangwa uwundi agifise. Noneho mbaciye mu ijambo mushumba gatoya, impamvu nanjye bampaye inyenyeri yawe nuko nagiyeyo ntagira icyerekezo. Bisaba ko bampa icyerekezo cyawe. Nukuvuga nawe bishobora kuba baragitwaye. Nanjye nyine ubwo bishobora kuba baragitwaye, bakanguranira bakampa icyundi. Noneho n'uwagiye ku mupfumu birasobanuye ngo nawe ntari mu cyerekezo cye, nubwo afite ibisa n'ibyo akeneye. Aha hantu haciye hangarura ahantu nigeze mpura n'umuntu tuhora tuganira, arambwira ati jyewe nasabye umwana Imana ndamubura, ngiye ku mupfumu ampa umuti ndabyara. Ibyo bintu bigenda ntabwo umupfumu siwe wamuhaye umwana, ahubwo ari kominike, kuko twabonye ko abapfumu bariho kugira ngo bahuze rwa rubyaro rwa ya myuka mibi n'imyuka mibi yabo. Noneho ya myuka mibi yabo isiga abakozi bakora mu gisekuru bashinzwe serivisi muri office yabo cyangwa mu buzima, mu mibereho. Ni bamwe baraguza, ni bamwe baterekera, ni bamwe bakora ya mirimo. Noneho ashobora kunyuraho ya myuka ikamuha uwari waranyazwe. Nukuvuga ngo nje navyara.
ariko ya myuka yangwanirije muri cya kirere ishobora gufata urubyaro rwawe, yaburutse urubyaro rwanjye irarubika. Noneho hari uwemeye kujya kuyitura ya myuka, noneho yemeye kujya kuyipfukamira kugira yemerwe, noneho iraza gufata rwa rubyaro rwanjye rumwe rwibwe barumuhe. kandi koko uyu muntu wahawe umwana n'abapfumu, yego, uyu muntu wabonye akazi ari uko agiye mu bapfumu, uyu muntu wicaye ku ntebe y'ubuyobozi yarabuhawe n'umupfumu, uyu muntu kugira azongera kwemera ko mu ijuru hari Imana ikora ni ikibazo gikomeye. Urumva icyo ya myuka ibikorera guhinyura Uwiteka kugira ngo bahinyure Imana. Turadekaraye mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana, haleluya, imbaraga haleluya, twinjiye muri iki izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Imana, mu izina rya Yesu cyose turakigaruza, cyose basini moria, mu izina rya Yesu Kristo, kubw'ububasha bw'izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ugeraho wagomba kugera, Imana ishimwe, ube mu buzima usabwa kubamwo kubw'imbaraga za Imana ishimwe. benshi bibateye urujijo. No, ikintu gitangaje mushumba ni iki gituma umurozi ashobora kukuroga ntubyare, nuko yayobeje urubyaro rwawe, suko rudahari. Umupfumu ntarema umwana, ntabwo bibaho. Umupfumu nta kazare, nta kwagira. Umupfumu nta mugabo atanga, nta watanga, nta wafite, ahubwo nivyo bimwe banyaze, nivyo bagarura bakabiha abandi kugira ngo bahinyure Imana. Yego, ariko Imana irakora. Ibyo biberaho gutuka Imana, aricyo gituma inyenyeri yawe itwikirirwa, icyerekezo cyawe ukakibura kuko wagiye muri abo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu uri mu kazi akora yaragiye kuraguza kugira ngo akabone, gahora gatangirwa ibitambo, gahora kamena amaraso, kuko bya bigirwamana biracyashaka uburyo biramya. Niyo mpamvu usanga abantu bagenda bakaba debile, reka mvuge gutyo, ugasanga wabyaye umwana ariko ageze ku rwego abadayimoni bamwigarurira, ahora mu biyobyabwenge, ubwenge bwaragiye. Kubera iki? Abamuguhaye baramwisubiza, baba bamufiseho akse, yego, baramwisubiza bakamukoresha uko bashaka. Bene urwo rubyaro rwavuye muri izo nzira za Satani, nako kazi kavuye muri izo nzira za Satani, nibyo bibyara inyungu ikora mu mirimo yo gutuka Imana. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ngo mwe kwifata uko mutari. Impamvu ni iyi, nuko abo mubana nabo n'abifata uko mushaka kugenda, ntabwo muzi iyo ngendo n'uwo mwifato bawuhabwa nandi. Niyo mpamvu mukwiriye kugenda nk'uko umwami wacu Yesu Kristo ashima, kugira ngo tube dutandukanye n'urwo rubyaro. Amen. Yego. Bene data, ngewe najorewaho ndi numiwe, ariko kubimenya nibwo buzima, ni kumuririmbyi umwe yaririmbye. Haleluya. Nkwifurije gutahura birenze. Amen. Byo byose aho ibyanjye n'ibyawe byabrokiwe ngiro uri kurahumva, intambara tumaze igihe turwana, ushobora kuba noneho uri kuratahura. Biranashoboka ko wari ufite icyo cyerekezo, ari umuntu yakubwiye ati ingo ngurebe, tugende, ingo njya kwereke. Naraciyeho rimwe baca barandesha, naraciyeho rimwe ndabona umwana, naraciyeho rimwe imikoshi iragenda. Ariko wumvise ko ibyo ugiye guhererwa iyo hari uwundi binyazwe, cyangwa ni n'ibyawe bahinduye ibitari byo. Ariko ku Mana birashoboka. Ahubwo ndumva urugendo dukwiye gukora nge nawe nubwo gusenga kugira ngo icyo cyubahiro cyawe kigaruke, kuko gifise aho kiri. Icyo Imana yakuvuzeho kirahari, ariko kugira ngo ugishikire wahuye n'imbaraga. None mutumishi turi ko tugera ku musozo, kuko mbona ntitwobimara, tuzogenda hari ibintu bita kuvunguraho gato mu Kirundi, no kugenda ukuraho gato nuko no kuvungura. None uyu muntu nyine
umuntu wagiye mu bapfumu umushumba akorerwa deliverance, arasengerwa, agakorerwa icyo twita acts prophetical, ni igikorwa cy'ubuhanuzi. Noneho ariko aba bantu be kubitwara ngo deliverance ni ugusigwa cyangwa amazi, oya, Imana itanga umurongo iwuhu uri kugusengera, niwe muha umurongo w'uko bikorwa. Ushobora gukoreshwa n'amavuta ngenda byemera, ushobora gukoreshwa n'amazi ndabyemera, ariko hari na deliverance ukorerwa no kurambikwaho ibiganza cyangwa gusengerwa, biterwa n'uko Imana itanze. Ntabwo ari formule ngenderwaho ihoraho. Imana iyobora umukozi wayo akagukorera. Reka dusome uyu murongo muri Yesaya 3:3. Ni umurongo utangaje, wawe, bitewe n'uko uvuze ngo ibyo yahawe byanyazwa abandi, ariko igisobanuro cyiza ni uko impamvu wahawe ibyo banyaza abandi ni uko nawe wanyazwe ibyo abandi bahawe. Utagira ngo wahombeje abandi utahombye. Yesaya 3:3 umurongo wa mbere haravuze ngo uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, ngo uriganya utariganyijwe, ngo numara kuriganya uzahera ko numara kunyaga uzahera kunyagwa, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. Ndahasubiramo, uzabona ishyano wewe unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe, numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. Umva mu Kirundi ukuntu havuga, haravuga ngo uzobona ibara wewe unyaga kandi utanyazwe, uryarukana kandi utajyarutswe, niwaheza kunyaga nawe uzonyagwa, kandi niwamara kuryarukana bazokuryarukana nawe. Kubera iki iri jambo turisomye? Hari abantu bazi ngo urugo bahawe n'abapfumu bazarugiriramwe amahoro. Namwe mufite ubuhamya bwabyo. Urwo rubyaro muzi icyo rwabaye. Iyo ntebe waragurije uyicayeho nibyo, ariko uzimvuna uyifitiyeho. Noneho itandukaniro ry'ibyo wakuye ku mupfumu, Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Ariko noneho tekereza kuba waba uri umutunzi utemere kurara mu nzu ufite amafaranga ariko kuri kondisiyo waratanze urubyaro rwawe, ufite amafaranga ariko waratanze ibyishimo byawe, ugahora ubabaye, ubuzima bwawe bukaba ibiyobyabwenge kugira ngo widroge, noneho ureke ipera umunezero. Kubera iki? Wanyazwe umunsi nawe unyaga. Ariko igihari ni kimwe, nubwo uri muri location, nubwo uri muri direction y'icyerekezo kitari icyawe, icyawe nacyo kirahari. Nubwo uri kwishima ibyishimo by'abandi, ariko ibyishimo byawe usabwa kugifukura gusa. Amina. Kugira ngo inyenyeri yawe yake. Iguhe orientation. Kandi mureke mbabwire, ntabwo kwakira agakiza ari uguhombwa, ntabwo ari uguhomba. Pawulo yarabihishuriwe, aravuga ngo kubw'ubutunzi bukomeye, ngo ariko kagero butagira akagero, ariko kuronka Kristo ngo ibyarindamo nabihinduye igihombo. Reka mbabwire, ntabwo namenya uburyo mbwira umuntu dukurikiye uburyo agakiza karyoha, kuko ntikaryohera utarakarya. Ntabwo wamenya uburyohe bw'ikintu utararya. Kuryoherwa n'agakiza bisaba kukarya ngo ukumve. Mana ishimwe. Reka twitse n'ukuvungura ntitwabivuga ngo bishire, ariko tekereza iki? Kubera icyo umukobwa ajya gusenga mariage ipfa buri gihe, bakavuga ngo ubukwe bwawe baraburoze, ngo barakuzinze. Burya mariage imwe ya mbere wapfushije yarabaye nubwo wowe utayikoze, yashingiwe undi, bayihaye undi wagiye ku mupfumu. Exactly. None se kubera iki bakuzinze nyine? Uwakuzinze ufite ubushobozi bwo kuboha ibyawe, afite n'ubushobozi bwo kubihundi. Burya bwa bukwe bwawe bwarabaye. Ariko noneho ikintu cyiza gihari nuko wa wundi washingiwe ntiyashingiwe n'umugabo wawe. Umugabo wawe warahari, waracyahari. Imana ishimwe. None icyo usabwa ni ugukuraho igitwikirizo, inyenyeri yawe ikagutwara ku mugabo wawe, ikakujyana ku mugore wawe. Burya ka kazi kari gahari. Ntabwo ari uko impamvu udakora si uko kadahari, abandi bakarimo.
abandi bari kugakora ariko noneho inyungu z'akazi ziracyahari. Niki gituma se Bibiliya ivuga ngo abanyabyaha barakora ngo bakarunda ubutunzi ngo baburundira abakiranutsi. Uzi ikintu gitangaje nuko iyo wageze mu murongo w'icyerekezo cyawe bya bindi byose bimwe wanyazwe byose n'umunezero wabyo wose Imana irabiyora ikabikuzanira rimwe bishyitse bizira rimwe. Urubyaro ruzira rimwe, amafaranga azira rimwe, inzu zizira rimwe, igikundiro kizira rimwe, gukenerwa bizira rimwe. Reka nkubwire ngo birahari. Twikurura inyenyeri yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twikurura nshuti yanjye. Yes. Twikurura. Imana ishimwe. Twikurura. Imana ishimwe. Reka gusambana. Imana ishimwe. Reka gusenga ibigirwamana. Imana ishimwe. Reka kuraguza va mu bapfumu. Va mu bapfumu nta cyiza kimwe. Haleluya. Hanyuma usubire ku Mana uce bugufi. Uyibwira ati nari narayovye inzira. None ndakugarutseho. Numara kuyigarukaho urondera abakozi Imana bagusengere. Ubabwira ati natahuye kw'ivyo ndimo byose atari umugisha wanje. Kandi nkuko umukozi w'Imana by'ukura bivuze urabizi nubwo amafaranga uyatunze ariko nta munezero uyafitiye. Nawe urabizi ko jewe hari umuntu washinze ntahe ejo bundi muri yakijijwe avuga ukuntu mu ijoro yarategetswe ko buri joro ahinduka imbwa. Ibaze guhera saa moya yatanguranwa nuko saa moya abimbwa itamutanga kuko imutanze ari mu bantu yari guhita bimbwa. None ngo akarara atora amagufa yagera saa 10 za mu gitondo agacika umuntu. Ibaze kubaho ubwo buzima kandi mwahura muri vewiti mwahura mu kintu kidashoboka ukibaza ngo ntituvuze ngo abazigenderamwe bose oya ariko turavuga ko hariho abantu bari mu migisha idasa nayo. Ndagira rero tugira inama uyu muntu vayo. Va mu burozi, va mu bupfumu, rekura byose bihebe usanga umwami Yesu. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiyereke. Kwikurura inyenyeri yawe kugira ngo iguhe icyerekezo kuko hari aho ugomba kugera. Hariho ibyo Imana yavuze, hariho ibyo Imana yavuze iciye mu bavugishwa, hari ibyo yavuze iciye muri wewe, hari ibyo yaciye mu ijambo ryayo. N'uyu nyine hariho ibyo ivuze. Imana ibahezagire. Reka tubashimire, Imana ibagire neza. Mutumishi turabashimira. Murakoze cyane. Nukuri Imana ibahe umugisha kubw'uyu mwanya wanyu tubihaye agaciro kandi biratwubatse. Dushimire aba bene data bari mu mpande zine zitandukanye z'imigabane y'isi bariko baradukurikira aho muri hose umwami Yesu abagire neza. Twifuza ko mutahura ibi, twifuza ko mutahura ijambo ry'Imana. Ni wumva ikiganiro kigukozeho ukirungikire n'abandi. Imana ibahezagire. N'ubundi nkuko bisanzwe dusoza dusenga twagira twingige n'ubundi umukozi w'Imana aturagize Imana asenge anagusengera kugira ngo Imana iguhishe. Hari ijambo Paul yavuze mu gitabo cy'Abefeso mu gice cya mbere aravuga ngo ndabasengera kugira ngo imitima yanyu ihumuke mubashe kuhumuka murebe. Imitima yacu iyihumutse bituma tumenya imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Kaze udusengere. Mana turagushimiye. Haleluya. Niwe watwihishuriye. Jambo ryawe ryarambwiye ngo uduhindura abiru bawe, uduha ibisonga, uduhishurira ibihishwa. Ndagushimiye. None natwe dushyize ku karubanda imirimo ya Satani kugira ngo isenyuke. Itembe nk'isuri kandi yibagirane. Ubuzima bushya bugere ku muntu wese wari uduteze amatwi yaranyazwe. Imana yongera imusubize. Tubisenze twizeye kandi tubisabye kubw'umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Shalom, shalom.